ndifuza ko u Rwanda rwacu rushobora kuba rufite amahoro. Icyari gishingiyeho muri icyo gihe nuko bamwe bavuga tuzabona ubwigenge ababiligi bagende cyangwa dukorane nabo, ariko cyane cyane tugarure mu gihugu ibyo baciye nk'umuco w'igihugu bari barawuciye, cyane cyane ibijyanye n'imihango ya kinyarwanda yose bayitaga imihango ya gipagani. Byari byiza cyane, ntabwo twari tuzi ibintu bibi. Ibi twabibonye muri 60. Aho amateka yacu yapfiriye mu ikubitiro tukibona ubwigenge ni ukutumva icyo ubunyarwanda ari cyo n'icyo umunyarwanda ari cyo ku wundi n'ubuzare bafite ku gihugu cyabo nk'abene igihugu bakibeshyamo. Ubwigenge se ubwo ngubu bwo kugira ngo umuntu yigenge, umugore yigenge n'umugabo yigenge, mbega baringanire. Zaba hashize n'ubu n'uzaza ndi umunyarwanda, ntabwo nshobora kuba ubundi bwoko. No ku mpapuro zanjye ntabwo nigeze mpindura ubwoko bwanjye, ndi umunyarwanda, nta nubwo nigeze nshaka na rimwe guhindura ubwoko. Nkeka ko ubu ngubu iyo urebye nibwo ubona ko u Rwanda rutangiye akantu k'ubwigenge, nibwo ubona ko u Rwanda rutangiye kuvuga u Rwanda ni twebwe, igihugu cyacu mwebwe. Kubasha kubwira umuntu ngo buretse kumbwira, kubasha kubwira umuzungu ngo bawigiyeyo, kubasha kubwira umufaransa ngo niba udashaka natwe ntidushaka, ibyo bintu ntabwo twigeze tugira ubwigenge butuma abantu bajya ibyo bihugu byombi bijya ku rwego rumwe. Nagiye mu gisirikare kubera gushaka kugira ngo nanjye nkorera igihugu cyanjye, nitangira igihugu, kuko dufite n'amateka y'abagikoreye ari abayobozi bacu, kugira ngo nanjye ngire mu ruhare rwo kubohora igihugu, gukorera igihugu. Ubuzima twari dufite ntabwo ari bwo dufite ubu. Ubu mwana afite uburenganzira bwo gukora umurimo akiteza imbere, ariko muri icyo gihe nta mwana witezaga imbere, yahoraga azi ko ari ku mubyeyi, kimwe n'umudamu w'icyo gihe. Nta burenganzira bwo ku mutungo yabaga afite, ariko ubu ngubu umudamu afite umutungo. Urugero nimba nk'ubucuruje hano, uretse kujya inama n'umutware tukigana ku kintu tugomba gukora twiteza imbere, ntabwo yankubita ngo yazane ku ngufu, mujya inama y'icyo mukora. Rero urumva ko bitandukanye. Côté sécurité, côté économie, côté tout ce que vous voulez, la vie, la mode de vie, byose ndabona ni ibintu bishimishije cyane, kandi turashaka ko bikomeze kuriya, kandi tufite vraiment 100% de confiance ko bizagenda kuriya. Iyo wumva uri mu gihugu cyawe ukaba ushobora gucungira mugenzi wawe cyangwa umuturage cyangwa umubyeyi cyangwa abandi baturage b'u Rwanda umutekano, ukabasha no kurinda ibintu byabo, numva ari ishema rikomeye kuri nkanjye nk'umupolisi cyangwa umupolisikazi. Ndacyariho ndahumeka, naherwe kuva kera ariko nakomeje imfuruka, bo banteye agahinda, wari uzi ko n'abakizigenza muri muzika. Mu buzima busanzwe, yaba mu miryango, yaba mbese mu Rwanda bwose, ubuzima bwashize ntabwo hari heza, ariko kuri ubu ngubu tumeze neza. Nkanjye mbeshejweho na music yanjye kuri ubu, n'impano zanjye ebyiri mu gushushanya, ndashushanya tableau zanjye bakazigura, abaho ndaririmba, album yanjye akagurwa, concert zigakorwa, ntunzwe na music yanjye n'impano zanjye, so ndabona imbere ari heza kubera icyo ngicyo tu. Ndifuza ko u Rwanda rwacu rushobora kuba rufite amahoro, nta ntambara, nta byivangura, tubaho neza nyine mu mahoro. Nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda, ngiye ku ruhare rwanjye numva kugira ngo u Rwanda rusheho gutera imbere, cyane kuko njye ndi muri domaine technique, ngomba kuzagira ibyo mvumbura bidakorwa mu Rwanda, hagira ibyo nkora byinshi Abanyarwanda batatekereza ko bizanaba. U Rwanda mu myaka 50 ndabona ruzaba u Rwanda rutemba amata n'ubuki, kuko aho turi ubu ngubu
byinshi twabinyuzemo bibi ariko ubu ngubu tudateka turi gutera intambwe ijya mbere kandi nziza. aho u Rwanda rwavuye mu myaka 18 gusa bitugaragariza ko mu yindi myaka 10 iri imbere tudashize kure hazaba hari ibintu byinshi, hazaba hari amateka meza, hazaba hari ibintu byinshi modern bigezweho. Genda ko mbibona ubujiji azaba ari bukeya kandi abantu hari aho gutekereza ibitekerezo bibi bazaza batekereza gukora umwe arebera kugira ngo atere imbere. Njye mbona ari u Rwanda ruzabya. Ari uyu munsi ari ejo hazaza tugomba gushimangira icyo kintu cy'uko umunyarwanda ari umunyarwanda, nta busumba undi, nta busumbane. Uruhare rwanjye naje muri Amerika kugira ngo nige ngire ubumenyi. Nifuzaga yuko nazasubira mu gihugu nkafashanya n'abandi banyarwanda bagenzi banjye kubaka igihugu mu bumwe, mu bwiyunge ndetse no kugiteza imbere. bege ariko agerageza no kwihangira imirimo, nabona akazi azagakore ariko natakabona nawe akoresha amaboko ye. Nk'ubu urabona ndurira ngira gute ibintu byose ndabyimanikira. Urumva rero ku rubyiruko Rwanda rw'ejo babikunze bakabikora nabo bazagira imibereho myiza. Il faudrait que nous, la jeunesse, on s'active, que on sache que c'est nous qui devons travailler, on ne doit pas chercher ailleurs. La richesse c'est ici, c'est nous, c'est maintenant.